mu mavuta yo mwibanga, ariyo mavuta y'imbabazi, amavuta yo gufashanya, amavuta y'impuhwe, kwihana icyahurira, guhangayikishwa n'umutwaro wa mwene so, kumva ko kuba mwene so yari amina kuri wowe. Ayo mavuta niyo mavuta akenewe kugira ngo isi turimo ibone amahoro. Amavuta yo mwibanga, amavuta yo mwibanga, yo mwihembe. Amina. Na amavuta umugabo aragusiga akaguta, birahari cyane. Aya mavuta agufasha kubwira umubiri ngo uramenye, witonde utanteza rubanda, nta mugabo uhari, nta mugabo uhari. Noneho urahindukira iburyo ku bwuririro, ugasanga uhabana n'ibihe bivuga ngo ugomba kurinda amavuta. Wahindukira gutya ukahahurira n'ijambo rivuga ngo ugomba kurinda amavuta. Bakubwira bati se umugore mwiza nkawe w'igishongore mu mujyi wa Kigali muri iyi viziyo ucupira nkande gute se? N'ikimero ufite, n'uburyo uteyemo, n'uburyo ufite demarcation nziza, uramenye utazabura ubwenge. Umwuka ni ukomunikana n'aya mavuta yo mwibanga, akakubwira ngo umugabo ahari ugomba kurinda amavuta, adahari ugomba kurinda amavuta, umuceri uhari rinda amavuta, piriyaveyaje rinda amavuta, umwana yize rinda amavuta, atanize ugomba kurinda iki? Amavuta yo mwibanga. Aha niho Dawidi yahagazemo. Haleluya. Umwuka mukora ku maso, amwereka ko umwanzi we ari Sawuli. Umwuka aramanuka yongorera Dawidi, aramubwira ngo uramenye, nubwo ari ayo mu kabya, nubwo ari ayo mu cyeso, nubwo ari ay'ishyari, nubwo atakwifuriza kubaho, uramenye. Imana iramubwira ngo kata ikinyita gusa nk'ikimenyetso cy'uko hari icyo wamutwara, ariko atasiyo ku mavuta. Rero aya mavuta yaba yo mu kabya, yaba yo mu ihembe, kondisiyo ategetswe kubahwa. Yego. None se mutwara sibo yavuma umukuru w'igihugu bikamufata? Ntago bishoboka. Wari wabona inkeragutabara irinze kuri porotayi yo kwa generali? Ntago bibaho. Bisobanura ngo nubwo atazi umuryango w'urusengero, akaba atazi n'ikimenyetso cy'umusaraba, ariko amavuta ahagazemo nawe urabyumva, ugomba kumwubaha. None ko ari w'Imana yamugize we. Bibiliya iratubwira ngo ubwami bwose bushirwaho n'Imana. Uje cyane bakunzi bacu, kandi tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha. Mwe mudukurikirana buri munsi, kandi n'ukuri mutwereka yuko mudukurikirana, mukora share, muduha komanteri, turabibashimira cyane. Rero tongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Twavuze ko tuzajya tubabwira ibintu bya nyabyo, ibintu by'ukuri, amakuru y'ukuri, amagambo y'ukuri, kugira ngo turusheho gusobanukirwa, tumenye Imana, tumenye uburyo tuyishaka n'uburyo tuyisenga n'uburyo tubana nayo. Murakoze cyane. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro cyiza tugiye kuvuga ku kintu bita amavuta, amoko y'amavuta. Abahanuzi n'abanyamasengesho n'abandi mukunda gusenga n'abandi mujya mwumva izo nkuru z'amavuta, rwose ntimucikwe, mube hafi, kandi nujya ufungura ikiganiro ujye unakirangiza kugira ngo usobanukirwe icyo umuntu yaragiye kuvuga. Hari igihe umuntu acamo ikiganiro akumva agace ka mbere cyangwa akumva ko hagati, ariko ntiyumve aho byahereye, bigatuma atabyumva neza cyangwa adasobanukirwa. Murakoze. Reka twakire umutumirwa, kuko sindi njyenyine. Uyu mutumirwa ndabizi neza ko mumenyereye kuri Araroti. Hoya ni ubwa mbere, ahubwo ninjye ukumenyereye kubera tuziranye cyane, ariko kuri Araroti ni ubwa mbere. Reka wibwire abadukurikiye, babwire amazina, hanyuma unadusengere dukomeze ikiganiro. Murakoze kwakira, ndabasuhuje abari hirya, abari hakurya mwese. Ndanezerewe rero ku bwa mama Karabo tuvuga Imana, twaherukanaga kera. Ariko Imana ishimwe, ndanezerewe kukubona. Rero nitwa Ushaka Theogene,
ndi umugabo, ndubatse, hanyuma ndi papa w'abana 4. 4 barimo. Kuko nakoze mariage kuri 28 z'ukwa 9 2013. Urumva ndaje. Siko wakuze. Rero ni Amavuta. Turaje rero ngo tuvuge Imana, ariko nk'uko bansabye kubaragiza Imana, reka dusenge, dore ko turi no ku munsi w'icyumweru abakristo benshi bari mu masengesho. Mana nkuru, urero urakiranuka, wabanye natwe imyaka yose ishize, duhuye tutishwe n'ibyaha, nta rugingo twatakaje, nta watuvuyemo. Rero Satani ntago wemeye ko avugiriza impundu kunesha. Twinjiye rero muri iyi studio kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turakwinginze ngo abaduteze amatwi bose n'abaza kumva ibi biganiro, abari babushye babohoke, abari bababaye bagubwe neza, basubirwemo imbaraga. Bana natwe tugirire neza mpaka dushoje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Karibu cyane kuri Araroti. Murakoze. Kandi tuguhaye karibu ya buri gihe. Yego. Igihe cyose. Ndabizi narengeye kuvuga ngo igihe uzaba ufite icyo kuvuga kandi ngewe uko nkuzi. Nta na rimwe udafite icyo kuvuga. Ntago byakunda. Ibihe byaba ari bibi, byaba ari byiza. Tubwira n'abadukurikiye niba ari mu bibazo, akaba afite intambara, afite ingorane, turamusengera kugira ngo Imana imutabare kandi imugirire neza. Uko ni ukuri. Niba kandi nabwo yishimye ari mu birori, kuko niko bigenda. Hari igihe bamwe baba barira, abandi baseka. Hari igihe bamwe baba bashyingura, abandi bashyingirwa. Hari igihe abantu baba bafite ibibazo bitandukanye, abandi bafite umudendezo. Rero abo bose icyo twifuza ni ukugira ngo mu byishimo ndetse no mu mubabaro Uwiteka kuzanira amahoro. Nicyo gitumye twicara ahangaha, nicyo gitumye twahisemo kuza imbere ya kamera kugira ngo abantu benshi muri rusange basobanukirwe kandi babane n'Imana ibihe byabo byose. Ndabasengera, na Theo ndabizi arabasengera, ndetse namwe murasenga kugira ngo buri muntu wese ibihe arimo abihuriremo n'Imana. Imana ibahe umugisha. Ntangiye kuvuga amagambo menshi. Nibyo ni ugufashwa. Siko ntangiye kumva iby'amavuta biza. Tugiye kuvuga ku mavuta. Turajya tubibazanya cyangwa se tujya tubivugana gute, kambivuge mu Kinyarwanda cyiza, dutangana ibitekerezo, duhana ibitekerezo kugira ngo ibyuzi n'ibyonzi tubishyire hamwe, nabo barusheho gufashwa no gusobanukirwa. Yego. Ntabwo bamenyereye ko mvuga njyenyine, hari ubundi munyamakuru akaza akambaza, hanyuma nkamusubiza, tukavugana ku bintu runaka. Ariko uyu munsi nashatse ko tuvugana twembi, tukavuga ibyonzi n'ibyuzi, ndetse tuzagenda tutumira n'abandi nk'abahanuzi. Aha twicaye turi abahanuzi. Theo uracyahanura? Birobo. Nkoreramo se? Ndeberamo? N'abantu bose bo kuri Araroti tubahanurire mu izina rya Yesu. Haleluya. Nkunda ubuhanuzi cyane. Iyo wumvise ubuhanuzi ntubugipfa cyane, kuko ubuzutse iyo ivuganye nawe, iyi Imana iyo ivuganye nawe urazuka. Theo dufite ikibazo cy'uko twagize abahanuzi benshi b'ibinyoma. Babacanshuro. Abakarasi. Ariko icyo kiganiro tuzagikora. Bigarukaho. Dufite abakarasi, dufite abahanuzi b'abakarasi, dufite abacanshuro, yego, dufite n'abakomisiyoneri b'abahanuzi. Impamvu Bibiliya zihenda. Nta Bibiliya ya miliyoni baho. Noneho buri wese ashobora kubona igishoro. Ni ibintu byoroshye n'ururimi, kuko wavutse wigishwa kugenda. Umaze gukomera intege rero ibindi umenya uko byitwaramo. Zigura make ya Nyabugogo ku mashirahamwe. Babonye abantu bakaraba bagacya, ukabona umuntu Imana iciye agiye kwiga muri Amerika, kuvuga ati Bibiliya ko zidahenda gute, dushaka abakomisiyoneri babyinkomerezaho.
Yesu ashimwe. Hanyuma rero reka tuve kuri ibi bintu by'abahanuzi by'abakomisiyoneri. Yego. Ndabizi neza tuzabigarukaho. Turabakumbuje. Muzabe hafi mwumve icyo kiganiro turaje tugikore. Ariko twari twavuze dutangira ko tugiye kuvuga ku bintu byitwa amavuta. Amoko y'amavuta. Theo, tubwire habaho amoko ya angahe y'amavuta? Amoko y'amavuta ni amoko menshi y'amavuta, ariko hari amoko y'amavuta abiri akuriye ayandi. Iyo bavuze amavuta nk'abantu wenda batakuriye mu rusengero, yego, iyo tuvuze amavuta tuba dushatse kuvuga iki? Amavuta ni ikintu kigora gusobanura ku bantu batabyumva. Yego. Ariko umuntu byumva, bicometse mu kintu ngiye kuvuga hano. Icya mbere, amavuta, nta mavuta abaho hatabayeho umuriro wa Pentekote. Umwuka wera aza ari uko biriya bintu. Reka mbisobanure neza. Urabona umukuru w'igihugu iyo agiye mu majyaruguru gusura abaturage, ni itegeko ko uyoboye iyo ntara, uw'akarere, bose bagomba kubimenyesha abaturage kugera ku mudugudu ko gahunda zimeze, noneho bagategura aho bazamwakirira. Niko rero ubona abarokore bavuga ngo turi mu 245 baba barimo bitegura umukuru. Noneho amavuta akora iyo hari umuriro wa Pentekote. Uyu muriro wa Pentekote ntushobora kubaho hatabayeho kwibuka iby'Imana yagukoreye. Ibi nibyo bikwinjiza ibihe byo gusenga. Ibi bihe byo gusenga bikagukonegita n'ijuru. Umuriro w'umwuka wera ukamanuka. Iyo umaze kumanuka, nibyo bigenda bikabyara umunezero. Uyu munezero ugahamagara ibihimbano bya Zaburi, ugahamagara ibihimbano by'umwuka, ukumva muri wowe harimo gitari, hajemo senti, hajemo ingoma. Ayo niyo mavuta. Noneho biragenda bikabyara ikintu cyitwa amavuta y'ibyishimo. Aya ni Aroni yavuze. Haleluya. Aya ni Aroni yavuze, aravuga ngo ni iby'igiciro bimeze nk'amavuta atamye yasutswe ku mutwe wa Aroni, agatemba akamanuka ku misozo y'imyenda ye, ku ncunda z'imyenda ye. Urakoze kunkosora. Ayo ni amoko y'amavuta. Amavuta, ijambo amavuta ni ijambo rigizwe n'amavuta y'amoko menshi, ariko mu buryo bw'umwuka turavuga ku buryo bubiri. Ni amavuta yo mu ibanga n'amavuta rusange. Dufite amoko abiri y'amavuta ku barokora ariko. Yego. Naho muri sosiyete dufite ayo twisiga yo mu mutwe, ay'ubuto yo kurya, n'ibindi n'ibindi bikura umugese muntu, n'ay'imodoka ni amavuta. Isiraheli byose ni amavuta. Ariko mu buryo bw'umwuka tuvuga ku mavuta abiri. Amoko y'amavuta abiri. Yego. Amavuta yo mu ibanga, uko ni ukuri, n'amavuta rusange. Imana ishimwe. Haleluya. Komerezaho rero tubwire amavuta yo mu ibanga. Amavuta yo mu ibanga, nawe banza wumve ko hajemo ibanga nyine. Ubwihisho ni ibanga ryawe. Nukuba uyafite uyacecekanye, wicecekeye, udakoma, witurije, bagukandagira ukamenya ko uyabitse ugaceceka. Yewe ndayashaka. Aya mavuta yo mu ibanga. Bagutuka ukituriza. Ntabwo aya mavuta bikwemerera kusakuza cyangwa ngo ubishyure nawe ubasubize. Ntabwo bikunda. Amavuta yo mu ibanga. Yo mu ibanga nyine urumva nyine ni ibanga. Amavuta y'ahantu hiherereye. Mbega ni ibanga ryawe n'Imana, ni ibanga ryawe n'umwuka, ni ibanga ryawe n'isezerano ryawe. Ugategereza. Nuko gahunda zimeze. Imana iguha umugisha. Ayo nayo mu ibanga ariko. Nayo mu ibanga. Noneho amavuta rusange uzamubona muri ya modoka yacu yitwa Shira Umuteto.
yafunze shira umuteto imwe tugenda tumanitse amaboko mu kirere Eh. yafunze Mhm. yabanye ari mu isyuti ari mu ibaze muri shira umuteto nari nyebe wahaye ameze neza noneho uzibeshye umukandagire kandi imodoka iri kugucunga aha mu mavuta rusange uzibeshye umukandagire mana yanjye azakubwira ati reka nkwereke ko ndi umuzigaba wayimpanaguriye ni wowe umfurira noneho abagesera n'abanyiginya ni abanyamavuta none se sa mavuta rusange kandi akubwira uburyo ari umusindi ayihagatira hano mu kwaha noneho yarangiza akakubwira ati henge nze nkwereke nkarambike nkumene ayo mu ibanga se birashoboka oya uraceceka ukamubwira uti yo mbonye ko utabishakaga muri make amavuta yo mu ibanga abamo n'imbabazi ikinyabupfura cyinshi Imana ishimwe amavuta rusange ntabwo byakunda no tolerance reka tubwire abadukurikiye Yego. kandi nabo niba bafite n'ubundi busobanuro bw'amavuta nabo badufashe batubwire uko babyumva cyangwa bazaze batubwire uko bigenda nta kibazo dufite none amavuta rusange ntushobora kuyihanganana ni ukuvuga ngo njye numvaga ibintu rusange ni ibintu abantu bose bafite sosiyete yose ku isi barayafite ni ibintu duhuriyeho barayagira ubwo ni ukuvuga ngo abasenga n'abadasenga barayagira cyane none se ayo tuyahabwa ryari turayavukana mana yanjye nese ubu nanjye niyo mfite nta muntu utayagira umukristo wese wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza aba afite amoko abiri y'amavuta noneho umwuka wera we wenyine nta kindi kibyinjiyemo kibyivanzemo niwe uza gukontorora ayo mavuta akamenya ngo aya nayo rusange aya nayo mu ibanga ubu se nk'abantu badukurikiye barabwirwa n'iki ubu bwoko bw'amavuta bafite turaza kubibatandukaniriza umuntu wese arahita yisanga muri ayo mavuta mana yanjye ko ntangiye kugira ubwoba none ubu ndaza gusanga mfite ayahe biraterwa n'urwego uri bwisangeho okay Imana iguha umugisha cyane kandi Yego, ni byiza ko abantu basobanukirwa ni byiza ko abantu basenga Imana bayumva bayizi kandi bakayisengera muri ayo mavuta noneho tukanamenya ngo tugiye kuvuga ibintu biranga abantu bafite amavuta yo mu ibanga n'abafite amavuta rusange kugira ngo buri muntu wese amenye ngo njyewe amavuta mfite naya nayo mfite naya tumenye n'ibyo bakora yego asigaye hana yanjye ako ndumva ntangiye kugira ubwoba ndumva mfite ubwoba humura ntacyo ariko numvishe gatoya ku mavuta yo mu ibanga numva nyifuza none ariko umuntu afite amavuta rusange yifuza amavuta yo mu ibanga yayabona ni ibintu bishoboka ni cyane ibintu byoroshye yego reka tubanze dusobanurira abantu banza udufashe dusobanurira abantu ni ibihe bigaragaza ufite amavuta rusange ese ni ibihe bigaragaza ufite amavuta yo mu ibanga amavuta rusange reka duhere ku mavuta rusange iyo Imana iguhamagaye yego iyo iguhamagaye reka nkoreshe wenda icyo nakwita connection cyangwa network yego ni ikintu kiba kikurimo ugasanga korari Maranatha cyangwa Hermon yasohokeye Kacyiru cyangwa Kicukiro wowe uri mu nzira ugenda ukumva keyboard cyangwa se umuziki yego bakaririmba ugafashwa uri mu muhanda wigendera ni ukuvuga ngo iyi network niyo igukurura ukagira amatsiko ukavuga ngo reka njye kureba kwawe bizanwe n'uko wumvise aragukurura yego noneho iyo uhageze ntibikuyeho ko urwagwa wari wanyoye ruhita rugushiramo ntibikuyeho ko prudence wagendanye mu mufuka zihita zitakara muri yangana turimo nigeze numva inkuru yego
igeze numva inkuru ngo hari umuntu wagiye kubwiriza ahantu ntabwo mvuga itorero cyangwa mvuga ibindi kuko iyo nkuru sinshaka kuyitomora nyine ndashaka kuyivuga gutyo nkanjye. Hanyuma ngo umuntu agiye kubwiriza ngo ari kuri podium ngo prudence ngo ziramanuka zikubita hasi. Ni ikimenyetso cy'uko yari afite amavuta abiri, ayo mu ibanga gukorana n'aya rusange byaranze, kuko amavuta yo mu ibanga ninza kukigeraho ku mavuta yo mu ibanga ndaza kukubwira impamvu umuntu ahagarara ku ruhimbi akaka microphone akihana icyaha ari kurira nuko hari ikiba kiri muri we kineshejwe n'ikindi. Ese aya mavuta n'abahanuzi bayakoreramo? Umuntu wese mu isi ayakoreramo. Noneho nibyo narindiho mvuga. Uriya muntu akimara kumva bimuhaye amatsiko yo kujya kureba, ariko ibyo afite mu mufuka aracyari arabijyana, ibyo afite mu mutima arabijyana. Akaboko karaye kibye ntago bahita bagaca. Ndwangu nukugenda wese agenda wese na kamere ye na karagiteri ye n'imiterere ye yose akagenda. Noneho aya ni amavuta rusange. Aya mavuta rusange ni amavuta umuntu wese ahererwamo uburenganzira bwo kukugira uko yumva ashaka bitewe n'icyo yumva ari cyo. Kuko uzumva abantu benshi avuga ngo kubw'ububasha mpabwa ndakuvuma ntuzarenga ntuzava aha uzame uri gutya. Ayo ni amavuta ahagazemo rusange. Undi nawe akamubwira ngo nanjye ndakuvumye kubw'ububasha mpabwa. Urumva ububasha bugiye guhangana. Abantu babakijijwe kandi nyine basenga ni ikibazo gikomeye. Barabatijwe se? Kubatizwa sugira ngo kujya mu mazi bikuraho uwo ari we. Amazi ntabwo akuraho icyo waremanwe. Ndifuza ko kuri araroti cyangwa se n'ahandi hantu tuzagenda dusobanurira abantu ko kubatizwa cyangwa kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni byiza, ni ugukizwa, ariko ko urugendo rwo guca kamere cyangwa rwo gucika kuri kamere ni urugendo rukomeye. Numva bijyanye n'ayo mavuta. Erega mama kara, iyo utaratsindishirizwa ubu gifite urugendo rukomeye mu gakiza. Utaratsindishirizwa. Yego. Kandi abantu badukurikiye batwumve neza. Ntabwo ari twe bahanga Imana ihamagaye. Twese turi mu rugendo rujya mu ijuru. Kandi iyi nzira abantu bayinyereyemo ntabwo ari bake. Kuba rero tukivuga abandi bayiguyemo, tugenda tubona ibihanga by'abayiguyemo, imyitero, tugenda tubona imyitero aho bayitaye, none kandi tugenda tubona n'utujorite tugenda tubona n'abagize ubumuga muri uru rugendo cyane. Rero natwe ntabwo turi intyoza, nudukurikirana nawe nuko icyo dukuriho guhora ni ugufashanya, ni ukugira ngo duterane inkunga, ni ukugira ngo niko umuririmbyi wa 300 nyirango no 318 aho yavuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu byaha ahubwo babona amahoro. Noneho aya mavuta ni amavuta Sawuli kubemera Imana yayahagazemo. Umwana we Yonatani ahagarara mu mavuta y'ibanga. Si gitangaza ko wahagarara muri aya mavuta rusange abikwa muri ibi bintu bibiri. Amavuta rusange abikwa mu kabya, amavuta yo mu ibanga akabikwa mu ihembe. Umuhanuzi wese muzahura wowe udukurikiye ukumva avuza indimi nyinshi zitumvikana akazitindamo, akaguhanurira umwana ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2021, uyu mwana ukagenda ukamutegereza imyaka 17 irenga. Ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu yari mu mavuta yo mu kabya. Icyo nagereranya nka vidanje.
ibi bivuta bamena byavuye mu modoka cyangwa se mu nganda runaka. Buretse gato uraza kunyumva. Impamvu ya mbere nuko iyo udafite ituro ry'ibifatika cyangwa ngo ubibe ku byo avuze, ntago afite uko abigenza. Mama Karabo, Imana iguhaye inzu muri Kigali. Noneho kubera ko jewe ndi mu mavuta rusange y'ishyari yo mukabya, adashaka ko Mama Karabo yegura umutwe ava ku rwego ariho, nibyo biri butume nemera kugurisha bimwe mu byo ntunze njye kuri Parliament ni Uganda, ngira ibyo njya kuzirika bitazasohora kuri Mama Karabo. Reka tugende gake kugira ngo dusobanukirwe. Nanjye ndumva ntangiye kugira ubwoba. None se ko njye sinjya mbyemera, njye hari ibintu najya nemera. Ntabwo njya nemera yuko umuntu yashobora kujya kunzirika akanzirikira ibyanjye bigakunda. Ntabwo najyaga mbyemera. None ndumva umbwiye ibindi bintu. None se umuntu umuhanuzi ufite amavuta rusange, birashoboka ko utamuhaye ituro ibyo yaguhanuriye bitasohora? Ntago bisohora. Akubwo aba ari ibinyoma. Oya, ndakubwira impamvu. Yeremiya 46 umurongo wa 17 hari iki cyanditswe kivuga ngo niho batereye hejuru bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Bivuze ngo igihe yagombaga kurekurira Abisiraheli bave muri Egiputa batahi wabo yarabirengeje. Sinzi niba unyumvise. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi nawe ashobora kwiyibagiza cyangwa kwiyobagiza ko yahanuye agasubira inyuma akazirika, akajya kuzirika. Niyo mpamvu harimo iri jambo rivuga ngo kubw'ububasha mpabwa icyo ndicyo uwo ndiwe. Ndaguha urugero. Noneho ibintu byacu rero byagiye bihera mu kirere kubera batuziritse. Soma Daniyeli 10. Haranditse ngo noneho marayika amanuka gusobanurira Daniyeli ibyamubayeho. Already Daniyeli yamaze iminsi 10 irenga ategereje ko icy'Imana bavuganye acyakira. Kumbi ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bwari bwafashe mpiri. Yamaze ahubwo 21. Urakoze. Ahubwo ngo agitangira gusenga, Imana yahise yohereza marayika kujya kureba induru ya Daniyeli, ituma Daniyeli ageze ngo muri icyo kirere abakuru baho b'Abamedi n'Abaperesi baba mu kirere baramufata. Ngo amara iminsi 21 agipfukamye hahandi. Tugira abamarayika b'abatesi. Tugira abamarayika b'abatesi batazi kurwana. None se wowe Imana yagutumaho hari Gaburiyeli hari na Mikayeli. Buriya Mikayeli na Gaburiyeli ntago barwana kimwe. Hari inzobere mu ntambara. Reka tugaruke ku mavuta tudatana. Noneho ni ukuvuga ngo aya mavuta ya rusange harimo ishyari, harimo inzangano, harimo guhangana, harimo gusebanya, harimo kwicana, harimo kurwanyana, gusenya ibyo runaka yagezeho, kumva ko mwene so yaguma munsi y'ibirenge byawe adashobora kwegura umutwe n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu uwo mukorana ahangayikishijwe n'iriya ntebe, kandi aho Imana yayikubwiriye ntabwo yari ahari. Niyo mpamvu urugo rwawe wubatse kuba ubanye neza n'uwo mubana bifite uwo biri kurya. Kuba ufite abana bafite ubwenge mu ishuri hari uwo bibabaje. Kuba Imana iguhagurukije ikaguha inkoni y'ubushumba hari uwo bibabaje. Nta yindi mpamvu ni ya mavuta rusange akorerwamo na ziriya mbaraga twavuze. Kuko umuntu wese uzakurwanya ukabona ahangayikishijwe n'aho Imana ikugejeje, ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu ari muri ya mavuta rusange y'ishyari atifuriza mwene so icyiza yageze. Tukiri kuri aya mavuta rusange,
mana yanjye, mana ishobora byose. Ndumva numiwe koko. Tukiri kuri aya mavuta rusange, umuntu ashobora kwibaza ngo mbese nicyo cyatumye Sawuli bamusiga amavuta yo mu rwabya, nicyo cyatumye ni mukeso hubwo yirukanka kuri Dawidi cyane, yamara kumenya ko azanamusimbura agatangira kumuhiga ngo amwice. none se atamenye ko azamusimbura yaba amubaza iki? Bivuga ngo aba bantu kandi baba basenga bitirirwa Imana, bicarana ku ruhimbi nk'uko twicaye. Mana indinda amavuta rusange. Noneho uyu mugabo Sawuli 99% yaranzwe n'amavuta y'ishyari, ariyo mavuta rusange. Dawidi avukira mu mavuta yo mu ibanga, ariyo mavuta y'imbabazi, amavuta yo gufashanya, amavuta y'impuhwe, kwihana icyahurira, guhangayikishwa n'umutwaro wa mwene so, kumva ko kuba mwene so yari Amina kuri wowe. Ayo mavuta niyo mavuta akenewe kugira ngo isi turimo ibone amahoro. Amavuta yo mu ibanga, amavuta yo mu ibanga, yo mu ihembe, yo mu ihembe. Amina. Ni amavuta umugabo aragusiga akaguta, birahari cyane. Aya mavuta agufasha kubwira umubiri ngo uramenye, witonde utanteza rubanda, nta mugabo uhari, nta mugabo uhari. Noneho urahindukira iburyo ku bwuririro ugasanga uhabana n'ibihe bivuga ngo ugomba kurinda amavuta. Wahindukira gutya ukahahurira n'ijambo rivuga ngo ugomba kurinda amavuta. Bakubwira bati se umugore mwiza nkawe w'igishongore mu mujyi wa Kigali muri iyi viziyo ucupira nkande gute se? N'ikimero ufite, n'uburyo uteyemo, n'uburyo ufite demarche nziza, uramenye utazabura ubwenge. Umwuka ni ukomunikana n'aya mavuta yo mu ibanga, akakubwira ngo umugabo ahari ugomba kurinda amavuta, adahari ugomba kurinda amavuta, umuceri uhari rinda amavuta, piriyaveyaje rinda amavuta, umwana yize rinda amavuta, atanize ugomba kurinda iki? Amavuta yo mu ibanga. Aha niho Dawidi yahagazemo. Haleluya. Umwuka mukora ku maso amwereka ko umwanzi we ari Sawuli. Umwuka aramanuka yongorera Dawidi aramubwira ngo uramenye, nubwo ari ayo mu kabya, nubwo ari ayo mu cyeso, nubwo ari ay'ishyari, nubwo atakwifuriza kubaho, uramenye. Imana iramubwira ngo kata ikinyita gusa nk'ikimenyetso cy'uko hari icyo wamutwara, ariko atasiyo ku mavuta. Rero aya mavuta yaba yo mu kabya, yaba yo mu ihembe, kondisiyo ategetswe kubahwa. Yego. None se mutwara sibo yavuma umukuru w'igihugu bikamufata? Ntago bishoboka. Wari wabona inkeragutabara irinze kuri porotayo kwa generali? Ntago bibaho. Bisobanura ngo nubwo atazi umuryango w'urusengero, akaba atazi n'ikimenyetso cy'umusaraba, ariko amavuta ahagazemo nawe urabyumva, ugomba kumwubaha. None ko ari w'Imana yamugize we, Bibiliya tubwira ngo ubwami bwose bushirwaho n'Imana. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Turasobanukiwe ufite amavuta yo mu rwabya cyangwa se amavuta rusange ashobora kugira ishyari kandi afite ayo mavuta, ashobora kuroga no kujya ku mupfumu kandi afite ayo mavuta cyane rwose, ashobora gusenga akanatukana, ashobora gusenga akagira urwango, ashobora gusenga akanga kubabarira, akimana n'ibindi. Muri make iyo umuntu afite aya mavuta rusange ntatinya gukora ibyaha. Ntabwo aya mavuta akurinda, ntabwo aya mavuta yakurinda kugwa mu byaha, ntabwo aya mavuta yagufasha kwirinda. Rero bene data, twifuza amavuta yo mu ibanga. Aya mavuta yo mu ibanga nayo uko mbyumvise, mu by'ukuri ni amavuta Dawidi yimikishijwe yo mu ihembe, hanyuma yasubirana mu ishyamba, agenda yajyanye, yaba ari undi, yaba ari rusange, yaba ari ayo mu rwabya, aba yarahise avuga tumva Shama na Minadabu, mwitonde, murabibonye ku Imana insutseho amavuta. Yego. Ntimwongere kuvuga rero. Buriya ntiyari kubikora. Utararengaho, buriya Dawidi
yarabonye icyo bita imbaraga zihambaye. Noneho fata koroneri generali, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka no mu kirere no mu mazi, nibo bagiye kumuhamagara mu ishyamba, bagenda bitora ibishokoro na uniform, baramubwira ngo urakenewe. Aya mavuta noneho niyakuzana ntabwo wowe yashaka, ariko aguhitamo. Aya mavuta ntago yirukaho, yo arakwizanira. Imana ireba uwo uzaba we ejo, ikareba icyo uzayimarira. Urinde muri sosiyete, urinde mu murimo wayo, uzayimarira iki? Mbega inyungu Imana ifite mu gusukwa haya mavuta ni iyi. Noneho mbwire abantu badukurikiye, iyo wihebye nta ejo hazaza, ukabona uri wenyine, uzapfa kumwe batuye ko ntaho uzagera. Aya mavuta yagusuye, iyo ugize Imana, umwuka w'Imana akagusura, aya mavuta akorana n'ibi bintu ngiye kuvuga. Ntushobora gutakaza ibyiringiro mu gihe ubitse amavuta yo mu ibanga. Ntushobora kwiheba mu gihe utunze aya mavuta yo mu ibanga. Ntushobora kuvuza induru nk'udafite umwami n'umukiza mu gihe utunze aya mavuta yo mu ibanga. Aya mavuta Dawidi yayahagazemo, ahagarara ahantu hamwe. Idubu yaza akayisingira, agashwanyuza ajugunya hari. Aya mavuta agendana n'imbaraga, ntatana n'iyerekwa, ntatana n'ihishurirwa, ntatana n'ibihe byo gusenga. Umuntu utunze aya mavuta ni ihame ko kugira ngo uzamunamure mu nzira ze bizakugora. Birahenda, ibintu bihenda. Kandi umuntu Imana ihagurukije atangira asa n'udandaguza udutambwe duke binanirana, mbega nk'ibi byacu. Ariko aya mavuta aramusunika, akamuhuza n'ibikomangoma, akamugeza ibwami. Aya mavuta wowe udukurikiye niyo azagukingurira ahantu umaze imyaka n'imyaniko urwana no kuhagera. Nkwifurije gutunga aya mavuta, ugahagarara mu mwanya Imana igushakamo, ukayarinda. Aya ngaya niyo atumye ukudusa, n'aya mavuta yabigizemo uruhare. Hari abantu Kigali yafashira kubita nta kubabarira, ijugunya mu byaro basubira iwabo. Ariko twigiriye inama yo kurinda aya mavuta. Turashima Imana ko na bugingo n'ubu turacyahumeka, turambara bikemera, tubayeho mu mujyi wa Kigali. Nta bindi ni ugucunga amavuta. Imana ishimwe. Tugana ku musozo, iki kiganiro tuzagenda tukigarukaho. Urumva amavuta ntashira, agashira. Tuzakomeza tuvuga ku mavuta, utaha tuzavuga ni ibiki biranga ese umuntu ni ryari, iyo umuntu arwana agatsindwa, iyo umuntu arwana agatsinda. Mbe tuzagenda tuvuga ibintu byinshi. Ariko tugana kuri uyu musozo, ndagira ngo uhumurize abantu ko aya mavuta bashobora kuyabona, uburyo bashobora kuyabonamo. Aya mavuta kugira ngo uyagereho ni ukwiha umwanya. Wowe wiha igihe, ukiyitekerezaho, noneho ukarinda ibyo wagezeho mu gakiza. Muri make no gufata umwanzuro. None ndatanga urugero. Ibuye ryose uzasitaraho uritaba mu musingi. Kuko ibuye ry'igiparara nta hantu rihurira n'ikamba, nta naho rihurira na nivo, ntaho rihurira na ekeri, nta naho rihurira n'inyundo. Kuko ibuye ryose ry'igiparara barisegura amazima. Niba uzi ko uri muri sosiyete y'inshuti mbi, kupa connection. Niba uzi ko abakugenderera bose ari abakumenera amavuta, kuraho network. Niba uzi ko abantu bose mugendana nta kindi kibavamo uretse ibigambo by'ibihwewe n'amagambo y'amanjwe, kuraho rezo. Nibyo byonyine bizatuma urinda aya mavuta. Ikindi, ukirinda guha umwanya ikigerageza icyo ari cyo cyose ku buzima bwawe. Uhita ureba aho Imana yagukuye,
iyo urebeye Imana mu kibazo uhagaze yego ntushobora kuyibona nonaha, yego ariko iyo uyirebeye hahandi mu byarangiye muganga azanye iparatiri y'ibyuma yego azi ko agiye kugukorera sezariyene, Yego. marayika akamanuka akagusapotinga agatanga ibise. Haleluya. Hari Imana mwahuye Yego. n'ubundi mu mavuta yo mwibanga Yego. muri babiri, Yego. ni ya yindi wibutsa imirimo, ni ya yindi ubwira amateka ikakumva muri babiri, iyo niyo igusapotinga muri ubwo buzima. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Amavuta araboneka, ni ibihe byiza byo gusara bikanyegereza aho umwami Yesu ari, narangiza nanjye nkamuganyira ibyo nkeneye. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha abadukurikiye, kandi neza ndabizi ko aya mavuta tugiye kuyashaka. Aya ngaya ya rusange twese tuba tuyafite, ariko ndifuza kandi nawe ndakwifuriza gutunga amavuta yo mwibanga, kuko aya mavuta niyo azagufasha kubabarira, azagufasha kwizera, azagufasha gutsinda intambara n'ibigeragezo, ndetse no kudakunda isi. Taha tuzavuga ukuntu amavuta kurinda gukunda isi, gukunda iby'isi, tuzabivugaho. Akurwanirira n'intambara utagizemo uruhare, abyo utabonye ndetse n'ibyo wabonye, ayo mavuta akabikurwanirira. Reka tugusabe uhe abantu nimero ya telefone kugira ngo nihagira ikindi yumva yakubaza. Iyanjye yo barayizi, ni 0789105642 hasi hariya, ariko nawe ngira ngo bashatse bayishyira hasi bakayigira, ariko nabwo wanayivuga hanyuma ukanadusengera tugasoza. Telefone yanjye ufite icyo ushaka kumbaza unyuze ku ruhande, kubera ko ntago dufite umwanya wo kubisobanura byose by'aya mavuta. Ni 0783 01002 83 0783 01002. Imana iduhana umugisha. Mana nkuru, twari ku ijambo amavuta n'amoko y'amavuta. Aya mavuta turayakeneye kandi tuyasabiye umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro. Haleluya. Aya mavuta Mana arakenewe. Aya mavuta nyasabiye abana bato, nyasabiye urubyiruko, nyasabiye abubatse, nyasabiye abari mu murimo wawe, nyasabiye amakorari n'izindi nzego zose zitandukanye. Mu izina rya Yesu, reka usuke ubwoko bwawe aya mavuta. Aya mavuta yo mwibanga twese dusanze dufite amavuta tuziranyeho, ariyo mavuta rusange, aho twavutse twavukanye nayo, ibyo tubamo tugendana nayo, n'ibyo dukora tuba turi kumwe nayo, ariko twifuje gutunga amavuta yo mwibanga ariyo atuma umuntu yirinda icyaha, akirinda guhemukira mwene se cyangwa mugenzi we. Mwami, utunze aya mavuta ntabwo akena nk'uko bikwiye. Urakoze rero ko wumvise gusenga kwacu kandi kuhagije kwifuza kw'imitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.